ni nayo mpamvu ngira ngo wenda mbere yuko tugera no ku musozo ndagira ngo baze uko wabonye uko itangazamakuru ryatangiye ndetse FPR Inkotanyi bamaze gufata ubutegetsi. Hari ikintu ndimo kuvugaho ndetse nkanagenzura nkareba nti ese ku kintu cyitwa ububiko bw'impapuro cyangwa se icyo twita archive, hari ibintu byinshi byagiye bibura ku buryo n'ubu ngubu, kuko iyo ikintu kiriho aho kigaragarira ni uko iyo umuntu agiye gutanga ibimenyetso mu gihugu ashobora no kucyerekana. Ndetse nkunda no kuvuga kuri radiyo Rwanda aho nakoze mu cyo bitaga Orinfo ko harimo ibiranga amateka, ko harimo impapuro cyangwa se amajwi yagiye akoreshwa akaba yaranabitse ariko amwe akaba yarabuze. Sinzi wowe nka Mr Bean uko ubona leta yaritaye kw'icyo kintu cya archive ku buryo yafasha nk'abashakashatsi, abanditsi, ku buryo wenda bashobora kubona ibimenyetso ku byagiye bibaho byabitswe, ubona byaritaweho? Wenda nicyo kintu nabanza kukubaza. Sibama urakoze. Ndi mu bantu bakunda archive cyane, bitari uko ndi umunyamakuru banza nkunda kureba n'amafoto ya kera cyangwa ibindi bintu byabaye, biranshimisha kubireba. Umbajije ikibazo cyiza kijyanye n'ibintu bijyanye na archive, cyangwa bishobora kuba inyandiko, bishobora kuba amajwi, bishobora kuba amashusho n'ibindi byifashishwa ku byabaye. Reka mbanze nkubwire ko nkunda kubivuga mu biganiro. Hari abantu batekereza ko FPR Inkotanyi ije kubohora igihugu, ije kubaka igihugu kagishyira ku murongo. Jye nabaye dusi cyane n'uburyo FPR ikora, kuko usubiza ikibazo cyawe, niba hari ibintu abantu bo muri FPR bya mbere bakoze bashenye icyo kintu cya documentation cyangwa les archives. Ubwo iyo uvuze aho murambwira mu itangazamakuru, ariko twibuke hari ibigo bya ministeri, hari ibigo bya leta. Niba hari ikintu bakoze n'ibyo bintu ibyinshi, ndagira nkubwire ko mfite amakuru yuko nko kuri televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda nyuma ya 1994 bigeze gufata ububiko bwa bimwe mu biganiro cyangwa amashusho cyangwa inyandiko zakoreshejwe mbere ya 1994. Umuntu icyo gihe wayoboraga Orinfo yari Shaban Rutayisire, batanga ordre yuko ibyo bintu byagombaga kujya gutwikwa. Mu bintu byatwitswe ntabwo nzi details zabyo, ariko wigeze kubikomozaho mu kiganiro cy'ubwashize. Ndagira nkumenyeshe ko buriya nko muri radiyo Rwanda hari indirimbo nyinshi zaririmbwe ku bwa Bakayibanda, ku bwa Habyarimana, zitari zifite mu by'ukuri nicyo zivuze. Ibyinshi byaratwitswe. Bikeya byasigaye muri Orinfo mwashaka kubona, ariko mukaba mudashaka kubikoresha uko mubyifuza. Ibi ngibi iyo mbivuga mbabaye cyane, kubera ko nigeze kujya n'amahirwe njya muri archive y'Imvaho. Muri archive y'Imvaho narebaga cyane ibijyanye n'amafoto ya kera, nko ku bihe by'abami, abakoroni, kugera kuri Bakayibanda. Bimwe na bimwe byinshi byari bihari, ariko ibintu bishobora kuba FPR itishimiye ibyinshi byaratwitswe. Ndaguha urugero, hari inkuru zagiye zisohoka zavugaga ku bitero by'inkotanyi kuva muri 1990, byabaga byanditswe mu Mvaho. Iyo byabaga ari ibintu bifite fact bishobora guteza ikibazo ku nkotanyi, izo Mvaho nyinshi barazitwitse. Donc nkanjye ndaguha urugero, kwako nakoze stage yanjye ndi kurangiza ibya kaminuza, nakoze stage hariya mu Mvaho. Ibyinshi washaka kugenda ugasanga nk'Imvaho z'igihe barwanaga bikomeye cyane, ibyo bandikaga, ibyo babonaga ko bishaka kubasebya bagiye babivanamo. Donc ubwo nguhaye urugero rw'ibyo nabashe kubona mu itangazamakuru. Ariko mu bigo bya ministeri, ibigo bya leta n'ibindi byose, ibyo bintu byose inkotanyi zagiye zibitwika cyangwa se zikabiburishiriza irengero. Ibi bintu rero bikaba ari ibintu bibabaje cyane. Buriya niyo mpamvu nigeze kuguha urugero nkubwira ukuntu muri studio ndiga gukina nk'indirimbo ya Ben Rutabana. Ben Rutabana namukundaga, yabaga afite n'indirimbo nyinshi zabaga zifite message. Mu by'ukuri kuba Ben Rutabana yagirana ikibazo n'abategetsi
ntabwo bivuga ko ibyo yacurangiye abanyarwanda batagomba gukomeza kubigira accès. C'est dommage. Ziriya nanga zose z'abantu bagiye bacuranga cyangwa n'ibindi byose biri gakondo, inkotanyi zikora ikintu cyo kutuvanaho ibyo bintu bitwibutsa abo turi bo, abo twabayeho, ibihe twabayemo, ibyo bintu. So bikaba rero ikintu kikwereka ko inkotanyi ntabwo zaje zifitiye urukundo abanyarwanda nk'uko abantu babyibeshye. Je regrette kuko uyu munsi ntekereza ko hari discours ushobora kuba zagombye kuba ari nziza. Dufata urugero, Pasiteri Bizimungu yabaye perezida. Pasiteri Bizimungu yabaye perezida, bari kodinze speech hafi ya yose. Uyu munsi ntekereza ko udashaka kubona speech ya Pasiteri Bizimungu. Pasiteri Bizimungu ushobora gutekereza ko ibintu byose yavuze byari ibintu bibi. No. So, bintera ubwoba iyo mvuze, mujye mumbabarira, mbizana muhenda muri mutima, ariko niba hari abantu ntigeze mbona bafite umurongo wubaka igihugu ni inkotanyi. Byumvikana gute ko nk'uko wabivuze mu minsi yashize aba bashakashatsi ku bya jenoside Babizimana, uyu nguyu minisiteri ngo w'ubumwe, iyo barimo bakora ingirwa bushakashatsi burya bakwereka ibintu bibi umwanda bimwe, ibyishimo byinshi burya baranabihimba kwa ko babifite accès. Ko yakubwiye ngo Kayibanda ngo yavuze ibi nibi, wenda we ntiwabibona, sibyo? Ariko ntibashobora kutubwira bati dore discours y'igihe yenda Perezida Habyarimana yakoraga kudeta. N'urugero, Habyarimana akora kudeta, we yakoze kudeta igira impact ku gihugu, ibyinshi abantu baranapfa barishwa, ibyo byose twagiye tubimenya. Ariko abantu bakeneye kumenya n'amagambo ari meza cyangwa se les initiatives nziza zari zihari ku gihugu. None se ubu ngubu siboma inkotanyi ko zitegetse imyaka 32 nazo nizivaho tuzatwike archive y'ibintu byose zagiye zikora. Ntabwo inkotanyi mvuga ko ibintu byose zakoze ari bibi, hari ibyiza abantu bazazibukiraho. Ariko umwana uvuka uyu munsi akeneye kuzumva yenda ijambo navuze Bizimungu, ariko hari abandi bakadabeza ba FPR bagiye bakora speech meza bari bakanyaremo n'abandi bose. So rero byanteye ubwoba kugeza ubwo bakora icyo kintu, kandi ubona ni kimwe mu mirongo bakoresha. Niba ari ukuzimangatanya ibimenyetso, ntabwo nzi impamvu FPR bikora. So ugiye nko mu bigo bya leta uzasanga ibintu byose bishaka kugaragaza imikorere mibi bafite ukuntu babinyegeza bakabivanamo. Rero mwitangazamakuru birumvikana, nkawe muri Radio Rwanda wagiyemo uzi birimo byinshi, nibi hari ibyinshi nta muntu wemere kuba yabikoresha. So pourtant ni umutungo w'abanyarwanda. Ahubwo ubwo tukiri mu kiganiro narinzi ko nzabivugira ahandi wenda cyangwa se nongeye gukora ikindi kiganiro, ariko reka nibutse noneho ubwo tukiri ku kintu cya archive, nongere nibutse kandi nangaya cyane Radio Rwanda ku kintu cya wavuze ko wakoze ibintu bya comedy. Urabira ni ibintu abantu bidagadura, ndetse ushobora no kubikoresha kugira ngo abantu bishime mu gihugu bakunde n'ubutegetsi. Icyo rwose kubara kuba indwara ikomeye kandi nziza. Ubu hari amakinamico twagiye twandika, amakinamico ya kera abantu bakajya bayasaba bati byibuze mujye muduha ya makinamico yagiye yandikwa. Kuwa gatandatu hari imperuka bajya bayanyuzaho amwe ya kera. Ariko kintangaza ni kimwe, ubundi ubanditsi cyangwa se bita droit d'auteur mu buryo bw'uburenganzira bw'umuhanzi, ntabwo byemewe ko ushiraho igihangano cy'umuntu ndushyireho wacyanditse uwo ari we hoteli wacyo. Ubu rero barabikora, amazina barayahanaguye, ntibashobora gushyiraho amakinamico yacu, amwe barayataye twe tutakirimo, andi bashyiraho amakinamico ntibashyireho uwanditse ayo makinamico. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kijyana n'ibyo bintu uvuga. Sinzi niba ujya ubyumva wowe. Oya, ibyo uvuga nanjye hari ibihangano nakoze biri muri Orenforo RBA y'uyu munsi, ndizera ko wenda hari ibigihari, ariko nanjye hari udukerekezo twanjye ngifite muri archive zanjye. Ariko icyo ushaka kukubwira ni uko ibyinshi icyitwa droit d'auteur cyo uzasanga bafata inanga ya Sibomana Tanazi
ugasanga reka dufate urugero rw'indirimbo ejo bundi numvise narayikunze cyane ikiganiro Nshimiyimana Venuste yakoze ku ndirimbo ivuga ngo reka nihoreze umwana reka nihoreze ikibana Byabagamba Straton. Iriya ndirimbo ni indirimbo mvuga ko yatureze ntabwo iyo twayumvaga kuri radiyo iwe wumvaga ari indirimbo ifite urugwiro ububyeyi ukayumvamo buri kintu icyo ari cyo cyose. Ejo bundi numvise ikiganiro Venuste yakoze n'umwe mu badamu b'icyo gihe bayikoze bigaga hariya muri za lycée, yari groupe y'abasaveri ariko Byabagamba Straton yabafashije muri production yayo, ntabwo ari wowe wayiririmbye ariko yaje kwitirirwa iyo ndirimbo nkaho ari wowe wayiririmbye, et pourtant yaririmbanye nabo bakobwa bigaga muri za lycée none bari n'abasaveri. Donc bikwereka ko iyo hoteli donc abo bantu bakoze icyo gihangano ntabwo nabyo ubwabyo ntabwo bisobanutse. Wenda bishobora kuba bituruka ku bumenyi buke, nabyo birashoboka, ariko nicyo kikwereka ko abantu bari mu nzego ntabwo bafata responsibility uko bikwiye. Kuko ngewe iyo nkoze igihangano ukakitirira cyangwa se ukakita uko kidakwiye uko nabikubwiye, ni amakosa akomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane. Donc urabona mu itangazamakuru dufata urugero, iyo mfashe ifoto aryo wayifashe, ushobora kwandikaho ko ifoto aryo wayifashe, bifite icyo bivuze, ntabwo Sibomana azaza ngo yiyitire ko ari wayifashe. Iyo mfashe amashusho ntabwo wemerewe kuyitirira, ahubwo niyo wajya kuyakoresha utegetswe kuvuga ko ari amashusho ya Sibomana. Icyo nicyo bita les droits d'auteur. Noneho wagera ku bijyanye n'indirimbo z'iwacu byabaye ibindi ndaguha urundi rugero. Buriya Kizito Mihigo yagize uruhare muri ya ndirimbo yubahiriza igihugu. Uzi ko nkanjye Kizito namumenye gatoya mbere yuko mva mu Rwanda, ariko ntabwo nari nzi ko Kizito yagize uruhare muri iriya composition y'hymne national. Kubera iki? Bariya bashimbye iriya ndirimbo bafite uburyo babivuze ariko ntibatwereka les détails z'abagize uruhare muri iyo ndirimbo. So ibyo bintu rero ni ibintu navuga ko bipfobya abartiste bien sûr, ni bibaha agaciro kabo, kandi noneho usanga cyane muri iyi minsi usanga ari intwaro ikoreshwa mu kugira ngo ibyo abantu bakora babitesha agaciro. Ntabwo nzi impamvu yabyo. Ako kantu kuki Mr Bean, kuki bashaka guhisha abantu bakoze neza? Baravuga bakoze nabi, ariko kuki abakoze neza bahishwa? Byo ni ukubera iki? Nicyo kikwereka ko FPR nakunze kuvuga FPR ko reka nyivuge kuko n'ubundi niyo ibikora. Oya niyoboye kuko nayo yivuga ko ari yo moteri. Je rero ntekereza ko wenda uzashaka undi mwanya tuzabikora ikindi kiganiro, wenda nabyo tuzabisesengura. Nabonye ukora ibintu by'umuco, nanjye burankunda umuco cyane. Ni ikintu ubona kiri strategique yo kwerimina identité z'abantu n'ibintu byabo kubera impamvu identité. Ndaguha urugero, buriya bavugaga ku bintu bya droit d'auteur. Kango urundi rugero, buri ibintu byinshi mwagiye mubona inkotanyi zagiye zihindura mu Rwanda ntabwo zabihinduye kubera ubugoryi, no. Kuba kera twaravugaga commune mu Kingo, uyu munsi bakavuga karere runaka, buriya bifite icyo bivuze, ari impamvu babikoze. Donc bafite strategie yo kwerimina identité abanyarwanda twahozemo no kwibagiza abagize uruhare muri ibyo bintu runaka, kugira ngo abantu batazakomeza no kubatekereza ko bigeze babaho. Niko mbitekereza. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo tugiye buriya nko mu bintu bijyanye n'umuco, inshuro nyinshi hari byo wakomojeho by'ikigage, urwagwa n'ibindi, ariko ibaze kubona uyu munsi, ubanza ubyumve neza, ibaze kubona uyu munsi baraduciye ku akabindi n'agacuma. Ibaze kubona uyu munsi abanyarwanda basigaye bakora ubukwe hagaragare itabi ry'ibibabi. Cyari umuco wacu. So rero nicyo nshaka kukubwira ko inkotanyi zazanye ikintu
cyo kugira ngo bavaneho ya identité rwandaise inshuro nyinshi babaraga ko ari iy'ubutegetsi bw'abahutu n'abatutsi cyangwa abatutsi babaye abahutu, bagomba rero kuyerimina bakazana indi identity. Niyo mpamvu muri izo archive tuvuga mu maradiyo, tuvuga mu mateleviziyo, tuvuga mu bigo bya leta, ibyinshi byose bivuga ibintu byiza abantu bakoze bagenda babivanamo, kandi bifite success babigezeho. Ndaguha urundi rugero. Nibuka ko Inkotanyi zifata umujyi wa Butare, niho narindi, hari amazu menshi buriya yari agihagaze ku itariki enye hari i Butare, amazu y'abantu bitwaga ba Munyagasheke, ba Rugiramande, hari kuri kaminuza, yari amazu ahagaze. Iyo mvuga Inkotanyi ntabwo ndabizi kuzizi, wowe uvuga ko wakoranye nazo sinzi niba warazikoreye cyangwa ari gukorana nazo, kimwe muri byo, ariko ndazizi nanjye Inkotanyi. Ndagira ngo umenyeshe ko byinshi mu bigo bya leta cyangwa se amazu yari ari mu mujyi wa Butare ntabwo yashenywe nuko intambara y'ingabo za Habyarimana cyangwa za leta yari iriho zarwanaga. Ariko ukiraho ihangane gato kugira ngo uhakomeze uhashinga umuhati. Yego. Wibagira ikibazo cyiza kandi bakunda kumbaza ngo sinzi niba warazikoreye cyangwa niba mwarakoranye. Ako kantu twe kukavaho ndagusubije kugira ngo uko buri muntu wese sibo mana wakoranye n'Inkotanyi cyangwa warazikoreye. Ndagira ngo nsubize iki kibazo nifashije ikigotanyi nazo zikunda kumbwira ngo zampaye akazi. Nge ntabwo Inkotanyi zampaye akazi kubera ko nta kazi nagiraga, ahubwo banasanze nge ndi n'umukire. Natangiye akazi muri 87, ibyo narabyerekanye. Bivuga ngo rero ntabwo bankoreyemo cyangwa ngo ntibambohoye ngewe. Nge basanze ndi umuntu umerewe neza, ikintu mfite akazi keza nkora muri Minisiteri y'Inganda, ndetse ahubwo ntangira nge ntanahembwa none. Ubwo rero uvuga ngo nemeye gukorana nabo sinabakoreye, nagomba kubakorera bari bafite iki se ubu, ariko bansanze mu gihugu kandi nagomba kuba mu gihugu cyane. Numva wenda icyo cyo nakubwira ku byo ngiye. Oya nibyo no nanjye njye mbabwira ko ntabwo Inkotanyi zambohoye pas du tout. Donc iyo tubivuga yenda abantu benshi birabarya, ariko ntabwo Inkotanyi zigeze zibohora n'igihugu. Abantu bagiye babyivanamo. Inkotanyi zaje zije nko kugira gutese, twabaye ingaruzwa muheto z'Inkotanyi. Donc nicyo kintu bakoresheje. So reka ngaruke aho nari nashinze agati kangera nakubwiraga ko mu byo nzi nabonye n'amaso yanjye nuko naguhaga urugero rw'igihe intambara yarangiraga muri 1994 hariya mu mujyi wa Butare, amazu menshi yarashinze agihagaze kwa kuba nyirayo bari bahunze. Ndakumenyesha ko nari ku birometero bitageze ku 10 uvuye mu mujyi wa Butare, hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 10 amazu menshi yarari hariya mu mujyi wa Butare Inkotanyi zarayashenye ziyatega mine ba nyirayo baragiye. Donc ndagira ngo nkwereke ko ubwo ndabyibuka ko ari n'ahantu twajyaga mu mazu yari nka ya leta ajya kuri za prefecture Butare za Orenforo hareba muri ibyo bice, ugasanga ibintu byose bijyanye na les documents byose nabibonye n'amaso yanjye barabisandaguje, bivuga ngo bavanagamo ibyo bakeneye, ibindi bakabiburiza irengero. Ni ibintu bakora bazi kugira ngo iyo identite y'abantu bari basanzwe mu gihugu ibaveho. Kuko iyo umuhanzi aririmbye indirimbo, tuvuga urugero, ukavuga uti turi impuzamugambi, n'urugero ntabwo mvuze za sederi, ijambo impuzamugambi ni ijambo ry'Ikinyarwanda. Kuba harabaye impuzamugambi ziswe sederi bituma iyo ndirimbo bahita bayivana muri archive, kubera ko baravuga bati iyi ndirimbo izibutsa abantu ko ari impuzamugambi. Hari umuntu umwe wo mu muryango wanjye wakoze ikintu cya organisation ashyiramo ijambo ubuyanja. Ubuyanja urabuze? Kugarura ubuyanja. Ubundi ikintu cyiza kugarura ubuyanja n'ukongera kugaruka mu buzima wari urimo bwiza. Urumva niba warushye wakoze ukaruhuka ugaruye ubuyanja. Voilà. Ukabihuza no kuba Perezida Bizimungu akimara kwitandukanya, yakoze ishyaka aryita ubuyanja. Ibaze kugira ngo Perezida Bizimungu yikoresha ryitwa ubuyanja bahite bamufunga, n'abandi bantu bose bafite ikintu cyitwa ubuyanja
kirimo ijambo ubuyanja. Inkotanyi zahise zumva ko ari abantu bari mu itsinda rimwe. Epota ubuyanja ni ijambo ryacu, ni ijambo ry'ikinyarwanda. Uyu munsi mu Rwanda nta muntu n'umwe ugikoresha ijambo ubuyanja uko yiboneye. Uri muri icyo kintu? Jewe wabimbajije muri sanse y'itangazamakuru kugira ngo nkwereke ko no muri valeri zose zijyanye n'abanyarwanda inkotanyi zigerageza kuvanaho icyo kintu cya identity, kandi zibikora mu buryo umuntu atasobanukirwa. Kuko kumbwira ngo indirimbo isanzwe cyangwa ijwi ry'umuntu, ntekereza ko ubundi byagombye kuba nubwo yaba umugome, unyumve neza Sibomana, nubwo yaba umugome, dufata urugero umwana wabyaye, ariko igihangano cyawe ni nk'umwana wabyaye. Umwana wabyaye kugira ngo bamugire igihindugembe cyangwa bamwiyitirire cyangwa se ntavugwe bamukureho, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo unasoza unatubwire ngo iyo identite y'abantu ikuweho gutyo bigira izihe ngaruka? Identite itakiriho, abo bantu nibo bariho, icyo tumvamo se ni nicyo kintu abantu bagomba kumva. Ni identite yavuyeho nyine. Reka nguhe urugero, buriya ugikora muri Orenforo urabyibuka itsinda, ari amatsinda menshi y'abanyamakuru bagiye birukana, urabyibuka, ntabwo ubizi kundusha. Reka nguhe urugero rw'itsinda babirukaniyemo hamwe n'aba Mabirisi Sibomana, ba Christophe Karenzi n'abandi banyamakuru bose, urabyibuka rero atsinda ry'abari abanyamakuru. Très important. Ntabwo FPR yabyutse banza usubize, ubundi babirukana babwiye ko ari iyo mpamvu. Batubwiye ko mu gihugu mboneraho gusubiza abantu bavuga ibyo batazi, bavuga ngo barebye abantu ngo batize itangazamakuru. N'icyo gihe nta n'uwize itangazamakuru wari urimo. Ikindi kuba umuntu atarize ngo agire diplome ntaho byari bihuriye. N'abarisansiye yewe niyo ugomba kuba ufite doctora wagomba kuvamo bitewe n'izihe mpamvu. Ubundi ni gahunda, ntabwo ari n'icyo gihe yagiye iba mu byiciro ko hari abantu bagomba kuvamo, ariko nk'ejo hakajyamo abandi, byagera igihe bakavamo hakajyamo abandi. Ndetse ugasanga niba ngo hari umuntu wigeze gucyurira umuntu, aravuga ati ariko ko mwazanye umuntu ngo bagiye gushyira igitaramo kuri interinete, ubwo nari maze kuhava. Buriya igitaramo nabyo bisaba ko umuntu aba dogiteri, bisaba ko umuntu aba lisansiye. Byagenze bite? Ni ukuvuga ngo biriya ni kabya biri twavuze, yuko ushobora kwibwira ko ugiye ngo gukora kuvugurura igihugu, ariko ugiye kukiroha kubera ko ugikuyeho identite yacyo nk'uko wari ubivuze. Ni ukuvuga ngo urambaza uti byatewe n'iyihe mpamvu? Niyo kubera ko havagamo, hari abo bashakaga gukuramo mu gihe runaka, hari abandi wenda bagiye gutoza kugira ngo bajye aho hantu. Kuko nyuma baratubwira ngo ni ukugabanya abakozi, ariko nk'ejo twajya kubona tukabona bashyizemo abandi. Kandi rero n'abandi wabareba ugasanga hari n'abo bafitanye amasano muri abo ngabo, ukibaza ngo noneho byagenze gute? Nuko byagenze. Rero urakoze kunsubiza, ndagira ngo nkumenyeshe ko ririya yirukanwa ryanyu nta hantu ryari rihuriye no. Donc mwari mumaze kuba isura ya radiyo, mumaze kugaragara, mumaze gukomera, mumaze fata nka Sibomana Amabirisi mwese yarabarutaga mu gihe yari amaze kuri radiyo Rwanda. Fata Sibomana, umuntu wasomaga amakuru, umunyarwanda wese amakuru bari abanyamakuru bagiye basoma mu gihe cyo muri 1994, uretse yumvaga ijwi byonyine ubwabyo akavuga ati nsubiye mu gihugu. Wowe wasoma amatangazo yo kubika umuntu akayumva asusurutse. Ariko wibuke ko mu bantu bagiye bazana no kuri radiyo Rwanda hari nabo bazanaga batavuga neza n'ikinyarwanda cyane rwose. Naho ndimo byerekeza. Urumva umuntu utazi gusoma bakamusimbuza umuntu umaze imyaka 30-40, ntabwo mvuga ko gusimbura no kuvugura bitagomba kubaho, oya, ntabwo ari byo mvuga. Ariko icyo kintu twavuze cya identity, uburyo abantu biyumva, uburyo abantu baryo, ukumva ko iyo hari uburyo ibintu ubwo yandi twavuze cyane mu itangazamakuru,
icyo ushaka kugaragaza nuko ntabwo babikoze kubera ko ari amafaranga yabuze kubahemba, no, nuko bagomba kuvana mu mitwe abo bantu batangiye kuba abantu bagagara bakomeye, bakazanamo abandi nabo bazagera aho bagera bakongera bakabavanamo. Donc nuko bakora, ntabwo ari question yuko bakeneye kugira ngo bahe ibyishimo cyangwa se barebe ya communauté bakomeze kuyiha ya valeur, no. Ibyo ngibyo ndaguha urundi rugero, jya ureba uburyo muri guverinoma y'u Rwanda uyu munsi abantu bayirimo. Uyu munsi usanga harimo abana b'imyaka 25 nibo ba ministre, bari abana b'imyaka 25-30 wibaza ko bayobora kubera ko babuze abantu bo myaka 50-60 bayobora bakaba ministre kandi bagakora ibintu neza, binararibonye. So rero ni tekinike z'inkotanyi. Donc iyo utangiye kugaragara cyangwa se abantu bakomeza kukwibonamo, bagomba kugukuraho bakazana abandi bantu. Yes, kugeza ubwo mu myaka 32 umuntu ugihagarara muri kabineti kurenza abandi ni Kagame, abandi bose bahindura imyanya cyangwa se bavuyemo, abandi baranapfuye. Donc ukikwereka ko bari abantu ibintu bakora c'est pas l'intérêt y'abaturage, ni mu nyungu zabo. Iyo mbwiye rero ngo abo bantu bagiye birukanwa mu myanya ya leta, simvuga ko abantu batagombaga gukora amavugurura mu nzego za leta, ibyo ni byiza rwose turabishyigikiye, ariko haba icyo kintu cyo gushaka kuvanaho identite y'abantu, ibyo mwemeraga, ibyo mwatekerezaga. Najyaga mbwira abantu nti ibintu hafi ya byose mu Rwanda byarahindutse uretse ikintu cyabananiye, no guhindura imihanda twatwariraga iburyo tugatwarira ibumoso, n'urugwiro. Ijambo urugwiro byabananiye kurihindura, bari buri izina, ibindi byose utekereza batabihinduye. So rero ntabwo babikora parazari, babikora kwa ko babizi. Ubu yenda mbivuze gutya, ariko abantu bazakora comment bamvuguruze. Donc ibyo bintu nta wanga iterambere ni naryiza rwose. Hari eforo zimwe na zimwe abantu muri FPR bagiye bakora, ariko ibintu byinshi bagiye babikora kugira ngo batuvane iyo identite. Nagwaye ingero z'uburyo muri radio ushobora kuvuga uti reka shyiramo indirimbo zurutsa abantu zitanga message, aho kujya kubona ukabona baraje bakubisemo ibyo biganza cyangwa se bashyizemo. So ibyo ni ikikwereka ko iyo identite yacu y'umunyarwanda cyangwa uko twiyumva nuko twifuza kubaho bagomba kubituvanamo. None aho ngaho hari message sinzi hano